nta muntu ujya ucira undi iteka umwana aravuka imibereho niyo n'Imana ibiyizi so nta muntu ukwiye kuvuga ati ko abana baba mu kimoteri niho bazakurira ntago ariko bimeze aba bana bazagira ubuzima bwiza bazabaho neza nibo Rwanda rw'ejo uyu munsi baraha ko batabihisemo kuko ari impamvu z'ubuzima bugiye butandukanye butakunze ariko kuko bakunze kwiga nagiye nganira nabo n'ubuhara bakunze kwiga. Yes, ni Artist TV ngibisanzwe ni televiziyo ikora inkuru zibanda ku burezi. Ndagira ngo utangire wibwira abakurikirana hirya no hino mu gihugu abadukurikirana ndagira ngo utangire wibwira. Murakoze nitwa Fleurette utwizihize bakunda kunyita Twese. Yego. Twese tugusanze mu gikorwa hano hafi y'umupaka neza wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uri mu gikorwa kumwe n'abana baba bakunda kumara igihe kinini bari hano mu ikusanyirizo ry'ibishingwe. Iki gikorwa ni igikorwa ngarukamwaka ni igikorwa gisanzwe bimeze bite kuki wahisemo guspendinga icyumweru cyawe muri buno buryo? Yego impamvu si ubwa mbere naba mbikoze kuko aba bana si bo ba mbere naba mpaye bodaboda. Iyi ni gahunda ya one bodaboda patrat ngiye gutangiza. Afite n'abandi bagenzi banjye tubana muri team yitwa GIRANEZA wigendere kuba wenda tutazanye hagaruko wenda nuko bitakunze nyine kubw'impamvu zitandukanye. Yego iyi gahunda ni gahunda nihaye muri foundation yitwa GIRANEZA wigendere kugenda mereza abana badafite inkweto kuko nabonye aha mu kimoteri nsanga harimo abana benshi batagira inkweto bakandagira hasi mu myanda kandi nsanga bitera microbe cyane. Yego niyo mpamvu nabihisemo. Twese nakubaza nanone ese GIRANEZA ni foundation ikora gute yatangiye gute? Yego GIRANEZA wigendere ni foundation naricaye ntekereza ndavatse ko ngiye nyifite amaboko abiri nyifite amaguru abiri mfite umutwe utekereza nge ndinde wo kuba ntarapfuye. Hari abantu benshi bapfuye bamugaye batakiriho ntago ari icyo natanze ahubwo ni impuhwe Imana yangiriye ubona nanjye nkwiye kugira impuhwe abandi. Icyo gitekerezo ndakigira ndagitangiza nta bushobozi bwinshi nari mfite n'ubu ngubu ntabwo ariko muri bukeya nakiraga nkora mu kazi ko gukora isuku. Tugenda dukusanya imyanda mu mago y'abantu ndavuga ati nibwo nabona ibihumbi 10 ngabemo 5 ngira abantu ngurira inkweto cyangwa imyenda cyangwa se ibindi bisanzwe bakennye cyangwa se bababaye niko kubitangiza gutyo. Bafite n'undi mugenzi wanjye witwa Jasmine ugenda ubimfashamo umunsi ku wundi. Nibyo koko nufashwa yafasha. Iki gikorwa tugusanzemo ni igikorwa cy'indashyikirwa ni kimwe mu bikorwa byadushimisha cyane nka Artist TV. None ndagaruka kubaza ni ese ni gute wakira cyangwa se abagenerwa bikorwa batandukanye bano bantu busanze mu kimoteri ukabafasha kubagira ayo makaye izo nkweto zo kwambara badukurikiranye mu mashuri ubona ibice bitandukanye by'ahantu twageze bo babyakira bate? Yego nuko wenda bitakunda ko buri wese abwira imbamutima ye. Ni igikorwa cyiza. Hari abakire benshi bafite ibyamirenge batatekereza ko hari abandi bana bakire cyangwa se abantu bababaye ariko iyo uri umuntu ufite umutima hari naho wavuye umenya ko hari abandi basigayeyo ukabibuka ugasubira inyuma. Nanjye ntabwo nakuze nambara inkweto za danje hari nubwo nambara ibirenge rero nabitekerejeho mbona birakwiye ko nakwita ku bandi bantu bababaye. Artist TV nka televiziyo ikora inkuru zibanda ku burezi. Nka Twese ku giti cyawe nicyo uzi ku masomo ajyanye n'ubumenyi ngiro cyangwa se amasomo ya technique muri rusange? Murakoze. Ikintu cya mbere nuko nanjye nize electronique nize ibijyanye na technique. Bivuze ko mbisobanukiwe cyane. Umuntu wize ubumenyi ngiro aba umuntu ufungutse mu mutwe cyane aba umuntu ukunda gukoresha amaboko atarindiriye nta muntu wanga umuntu umuhereza ariko iyo hari bikeya byibuze ufite bikaza byiyongera ku byo baguhaye bikora ikintu kiri strong cyane. Nko ku bakobwa bibakarusho umukobwa uzi kwestara umukobwa uzi gukanika imodoka umukobwa uzi ibintu bijyanye na mekanike aba ari umukobwa ufite iterambere muri rusange. Nta mukobwa ubura ikiraka yarize ibyo ngibyo. Niyo bivuze urategereza umunsi wawe utaragera iyo ugeze bicamo. Nzi neza ko ubumenyi ngiro bufasha umuntu mu buzima. Nanone ndakubaza nka Artist TV nk'umuntu bana umunsi kundi n'aba bana mu kimoteri twabonye ese iyo urebye ubona ejo hazaza habo hameze gute? Nta muntu ujya ucira undi iteka umwana aravuka imibereho niyo n'Imana ibiyizi. So
nta muntu ukwiye kuvuga ati ko abana baba mu kimoteri niho bazakurira, ntabwo ariko bimeze. Aba bana bazagira ubuzima bwiza, bazabaho neza, nibo Rwanda rw'ejo. Uyu munsi baraha ko batabihisemo, kuko ari impamvu z'ubuzima bugiye butandukanye butakunze, ariko kuko bakunze kwiga, nagiye nganira nabo numva hari abakunze kwiga, bambwira ko nibabona ubushobozi bakasoza kwiga bazavamo abana bahambaye kandi bazakorera igihugu, bazaba imbaraga z'igihugu muri rusange. Nibyo koko ntawuvumira itararenga, kandi koko umuto burya aba ari umuto, ejo hazaza bahatse byinshi tutamenya. Nka Artist TV, nka televiziyo ikora inkuru ku burezi, niki cyangwa se n'ubuhe buvugizi bwihariye wakorera aba bana twasanze hano mu kimoteri? Ntabwo bimeze neza, urebye ubuzima ukageranya n'ubuzima abandi babayemo, ni ikibazo. Yego, nkuko hari indirimbo ivuga ngo agato karakura, iryo jambo naritoyemo, ni koko agato kakura, ntawe uhora ari mutoya. Ubuvugizi natanga kuri aba bana, nkwiye kuba intumwa ya rubanda, njyewe cyangwa nawe, mu me and you we can change the world, twahindura isi njye nawe. Bivuze ko ubuvugizi buhari bwo uzagenda bibona ku mashusho, ntago ari ubwibone, kuko abantu benshi baravuga ati kuki byagiye mu itangazamakuru ni ukwigaragaza, afite amafaranga menshi, nta bushobozi buhambaye dufite. Ni ingabo mu bitugu z'abantu badukikije babona ibikorwa twatangije byiza. Ubuvugizi buhari rero nuko nibigera ahantu hahambaye, iyi foundation ya Giraneza Wigendere ikagira aho igera, ndizera ko buri muntu ufite umutima azagenda abona ko akwiye gufasha, ni nko gukangura cyangwa se guhwitura abantu bafite umutima wo kugira neza. Uzabibona nawe afite uwo mutima, hari ahantu henshi azabikora, si ngombwa itangazamakuru, twe dusa nkaho duhwitura. Ibyo koko si ngombwa itangazamakuru kugira ngo ugire ubufasha, gusa natwe ntituri itangazamakuru nk'ibi bisanzwe bya hanze. Turi babandi bajya kuri tele, turi handi babandi bajya aho bibera, turi babandi bakurikirana urubyiruko kuva mu buto kugeza bakuze, by'umwihariko mu buzima bujyanye n'uburezi. Frirete, tugana ku musozo, hari benshi badukurikirana hirya no hino mu gihugu, hari benshi bafite byinshi batanga kuri abo bana, kuko twabonye hari byinshi wakora bikagira icyo bihindura ku buzima bwabo. N'ubuhe butumwa wagenera abo bantu hirya no hino mu gihugu? Ndumva ubutumwa twahereza abantu uwo ari wese ukurikiye RTC TV, mugire neza mwigendere, ntawumenyejo icyo hahatse. Uyu munsi uri muzima, ejo ushobora kurwara, bwa butunzi wari ufite ukagurishwa kugira ngo uvuzwe, maze bigahinduka ubuzima bukaba bubi. Ariko uyu munsi ugize ubugirira neza, ejo n'ejo bundi uzabona feedback nziza no ku Mana ubugize neza. Ubutumwa natanga buri muntu wese nakangukire kugira neza, byaba igiceri cy'ijana ryavamo amajerekani 10, byavamo amajerekani 5 bitewe n'icyerekezo buje se abantu bakwifashisha. Mbese kugira neza ntabwo bisaba ingano y'ibintu byinshi, ahubwo kugira neza ni ingano y'ubumuntu umuntu atunze mu mutima we. Yego, murakoze kandi mukomeze mugire neza mwigendere, mutujoyininga, ni karibu. Reka nizere ko n'ubutaha Artist TV nikenera kugira ibyiganira na Giraneza Wigendere Foundation uzaduha umwanya. Yego, nta kibazo, abaye ari ngombwa ko twatanga contacts twazitanga cyangwa se ukazazibona ku kiganiro. Umuntu wese ukeneye kugira icyo yabaza abahagarariye Giraneza Foundation, nicyo gihe cyo kugira ngo we contact aho bagusanga. Mazina yavuze ni Flerette utwizihize, bakunda kunyita Tracy. Nimero mwambonaho ni 078 60 93 118. Ndazisubiramo 078 60 93 118. Turagushimiye cyane Frirete, naho ubutaha. Murakoze, ciao ciao. Every quiet service requires experts and caring people. We all need good mood, and it requires nice place. We have solution for you. We are Martin's Expert Home. Your happiness is our first priority. We offer best services as following: the best restaurant with every kind of food and beverage, the unique bar where you can take your drinks safely. In Martin's Expert Home is the only place you can find the best multi-purpose hall where your weddings, meetings, or any other kind of ceremony can take place. Accommodation bedroom where you can take rest even if you can be with your family. Good environment and the nice temperature makes everyone feel comfortable at our place, which makes you relax well. We are located in Rwanda, Western Province, Rubavu District,
Nyundo sector, near Fundati Company, at Rubavu Kigali Main Road, 8 km from Gisenyi town. For more information, please visit our website www.martins-home-rwanda.com, and also make your reservation through our contact number +250 78 96 78 633. Martins Expert Home. Quality is created by experts and it has its value. You are most welcome.